twebwe turakingiye ariko hari benshi badakingiye twebwe ndetse tuzopfa nk'imbuga. Muri iki gitondo ikiramutse kivugwa cyane no urupfu rwa Colonel Makanika uyobora Twirwaneho, ariko kugeza ubu ngubu rutari kuvugwaho rumwe, bamwe bavuga ko yaba yishwe, abandi bavuga ko yaba yakomeretse. Ubwo turaje turebe ko inkuru ivuga n'ibinyamakuru bimwe na bimwe uko byabivuzeho. Nicyo kintu kiri kuvugwa cyane, ariko n'andi makuru agerekeranye n'imirwano n'ubundi M23 ikomeje guhanganamo na FARDC nayo ikomeje kugenda yumvikana hirya no hino. Kugeza ubu M23 ikaba iri kugenzura imipaka yose Kongo ihana n'u Rwanda, Kamanyora, Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Ibyo turaza kugaruka ariko twibanda cyane kuri iyi nkuru y'uko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri gutangaza yuko ngo cyaba kishe Colonel Makanika uyobora umutwe wa Twirwaneho urwanda uburenganzira bw'abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa Sud Kivu. Tuzarwana tumeze nk'amadubu, niba mutunje ibintu amadubu. Reka tubanza turebe uko inkuru ivuga, duhere nko ku nkuru yo ku kinyamakuru Umuseke, kimwe mu binyamakuru byatangaje iyi nkuru. Ariko nyine ibinyamakuru bimwe cyane cyane byegamiye kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo byo bikaba byatangaje ko Colonel Makanika yaba yishwe, ariko ikinyamakuru Umuseke kikavuga ko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bifatanyije na Wazalendo ndetse n'abasirikare bamwe b'u Burundi nk'uko bamaze iminsi bafatanya hariya cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ari na bamwe mu bashinjwa ruhare mu kwibasira cyangwa se kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, bafatanyije na za FDLR, bafatanyije na za Mayimayi kuva mu myaka itandukanye za 1996 gukomeza kugeza uyu munsi, aho abanyamurenge bagiye bahungira hirya no hino ku isi, bigizwemo uruhare no kuba bibasirwa n'iyi mitwe, ndetse harimo n'abasirikare bamwe b'Abarundi. Hanyuma igisirikare cya Kongo kikaba kinyamakuru kivuga ko cyagerageje kwivugana Colonel Michel Rukunda uzwi nka Colonel Makanika uyobora umutwe wa Twirwaneho. Aha akaba ari mu gitero cya drone cyagabwa hitwa mu Gakangara muri segiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi, ahangaha bita Imurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye rero Repubulika Demokarasi ya Kongo bakavuga yuko abasirikare batandatu barimo Colonel Makanika banze gukomeza kwihanganira uburyo abaturage badafite kirengera cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeza kwicwa n'ubutegetsi bwagiye busimburana muri Kongo, ndetse bamwe bakagenda basiga ubuzima. Bakavuga ko rero ngo abangaba baba bishwe barimo na Colonel Makanika bagera muri batandatu. Gusa hari andi makuru ava imunembwe avuga yuko Colonel Makanika atishwe ahubwo yakomeretse bitewe n'icyo bitero bya drone. Kugeza ubu ntabwo turabona amakuru yemezwa ko Colonel Makanika yaba yishwe koko, cyane ko ibinyamakuru bimwe na bimwe bivuga ko yishwe, ibindi bikavuga ko yakomeretse, ndetse cyane cyane ibogamiye kuri leta ya Kongo bikaba bikomeje gutangaza yuko yaba yishwe n'ibindi bitandukanye. Hanyuma iki gitero ngo cyagabwe mu rwego rwo guca intege Twirwaneho, kuko hari amakuru avuga ko iri hafi kwihuza n'umutwe wa M23 bo muri FARDC, nuko bakomeje kugenda batangaza M23 na Twirwaneho bari muri gahunda zo kuba ngo bakifatanya cyane kugira bahuze imbaraga bafata ibice byinshi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, cyane ko Colonel Makanika amaze iminsi yihaniza igisirikare cya leta FARDC. Kugeza ubu amakuru akavuga ko Twirwaneho yageze kuri aerodrome cyangwa se ikigo cy'indege gitoya cy'Iminembwe. Byose bikaba birimo birakaza cyane FARDC ikomeje gutibaba muri iyi mirwano ihanganyemo na Twirwaneho, inahanganyemo na M23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero Colonel Makanika ikintu wenda twavuga aherutse gutangaza vuba ngaha nuko aherutse gutangaza ko nta kibazo kibirimo gukorana na M23 cyangwa se undi wese wifuza ko akarengane bakorerwa kahagarara, kuko bose bafite intego zo kurengera abaturage bitwa bazira uko bavutse muri Kongo. Aherutse no gutangaza yuko uko byagenda kose uburenganzira bw'abavuga n'Ikinyarwanda cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge buzakomeza gusigasirwa cyangwa se kubuharanira barwana, niyo nawe ubwe yaba atagihari, kuko nawe si uwa mbere wari ubigerageje cyangwa se wari ugiye muri urwo rugamba rwo guharanira kurengera abo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abo mu bwoko bw'Abatutsi. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ariko bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ikiganiro rero tuduha abaturage hariya Imurenge kitaramangira ngo n'ukwezi cyane, icyo gihe yari yagarutse ku bigendanye n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se ubwoko bw'Abatutsi bagambanira bagenzi babo.
aba ngaba rero bakaba bakoresheje imvugo ivuga ngo ni ibisahiranda bahisemo gukoreshwa n'inda kurusha uko bahitamo kurengera abo mu bwoko bwabo, bajya kwijandika mu bwicanyi bwibasira bene wabo. Benshi bakavuga ko yacaga amarenga barimo ba Colonel Jenerali Masunzu n'abandi bagiye batandukanye bari mu gisirikare cya FARDC, ndetse bari no gufatanya na FARDC kugaba ibitero kuri abo banyamurenge n'abo mu bwoko bw'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nibyo mu ncamake navuga, ariko ubwo tugarutse ku mateka make y'ubuzima bwe, Colonel Makanika bamwe bita generali yakoreye imyitozo ya gisirikare mu gihugu cya Uganda mu 1994. Amakuru akavuga ko kugeza ubu ngubu afite imyaka 46 y'amavuko, urumva aracyari muto ntabwo ari mukuru. Rero mu byo aziho ni umugabo ufite imbwirwaruhame twavuga ikakaye, kandi nanone yumvikana bavuga ko ari umuntu uzi kugeza ijambo ku bamuteze amatwi, kandi rikumvikana mu buryo bugaragara, ndetse binakumvikana mu mvugo ya gisirikare, kuko niko bigomba kugenda. Ibintu byose bisaba gusa, kuko iyo bitagisaba ntabwo mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana, bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Izo zarabaye. Wa munsi muba mwarerekeje ya nzira bavugaga ije iwanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda icyo nicyo gitume duhagaze hano, kandi duhagaze twebwe. Akaba ari umugabo ufite impano cyane cyane kuvuga ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana. Mu bijyanye n'ivugabutumwa akaba azwi bya bindi abanyamurenge bazwiho cyane, ibyo bita gusirimba, ni ibintu uyu Makanika azi cyane. Akaba ariwe yaragaragaye cyane cyane avuga ijambo ry'Imana, aririmba. Abakurikira imbuga nkoranyambaga cyane cyane n'ibitangazamakuru by'umurenge bakunze kugenda babibona. Akaba ari bimwe muri bike nabasha kuvuga kuri Colonel Makanika. Bibiri iravuga ngo icyo gihe ngo hari udutendo, hari udutuntu tw'abagizi ba nabi. Noneho ngo umunsi umwe hapfa umuntu Sibiriyani rayimwe arapfa. Amaze gupfa baramubangata ngo bamujanye gukwirira, ariko ngo byarindi baramwerekejeho ngo nayo isa n'ibyo yarahakuye. Rero mu myaka ya za 1996 nibwo yagiye yifatanya na bagenzi be mu kwihuriza hamwe kugira ngo barebe ko baharanira uburenganzira cyangwa se abicwa mu bwoko bw'abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Batangira gufata intwaro, ari abantu bake cyane, ariko batangira bavuga yuko atari umutwe, ahubwo ari abaturage biyemeje kwirwanaho kugira ngo badakomeza gutega amajosi nk'uko hariya bakunze kuvuga hariya guharanira uburenganzira bw'abo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'ab'umurenge muri rusange. Ntabwo tugomba gukomeza gutega amajosi ngo twice uko tubonye, ahubwo natwe twakomeza kwirwanaho. Nibwo rero bagiye bashinga twirwaneho nyuma y'umutwe witwa Gumino, nubwo uyu mutwe witwa Gumino waje kugumurwa n'abanyapolitike bamwe, kugeza ubu ngubu ukaba ahubwo uri mu barwanya twirwaneho nabo. Nuko nguko mu ncamake navuga kuri Colonel Makanika uyobora umutwe twirwaneho. Nibyo nabonye ibinyamakuru bitandukanye, bimwe bivuga biti yishwe, abandi bati birakekwa ko yishwe, abandi bati yahushijwe na drone za ndege za gisirikare zitagira abapilote. Ubundi kuba abantu bashobora gukwirakwiza cyane cyane biturutse ku ruhande rwa FARDC bagakwirakwiza ko Makanika yishwe, icyo gisirikare cya Kongo cyo cyungukira hehe mu bijyanye na tekinike za gisirikare? Ubudiyo igisirikare cyangwa se umwanzi umuhanganye mu gisirikare mu mirwano abonye inkuru ica amarenga ko hari ibyago waba wagize, ahita yihutira gutangaza ayo makuru niyo yaba ataremezwa cyangwa se atarabayo, kuko bica intege uwo bahanganye cyangwa se nyine witanga adversaire nyine uwo bahanganye mu mirwano, ku buryo bishobora no gutuma hari abashobora gucika intege bakaba bakikura mu mirwano, abaramushyigikiye se abaturage bamuri inyuma bagatangira gucika intege bavuga ko nyine wenda hatari imbaraga zihagije n'ibindi bigiye bitandukanye. Abasirikare bato bakaba bahunga imirwano bagatoroka urugamba, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse bikaba byanakongera kwereka nyine nk'amahanga ko iki gisirikare gifite imbaraga. Niyo mpamvu ubona rimwe na rimwe igisirikare runaka cyane
nge navuga FARDC ikunze gutangaza ko abasirikare ba M23 bishwe, yewe niyo byaba atari byo mu gihe habaye imirwano ikomeye ahantu runaka, kugira ngo bigaragaze ibyo byose nagiye mvuga. Mu minsi ishize numvise ko bavugaga ahitwa Irubero, hashize iminsi rwose amakuru yamaze hafi icyumweru, iminsi nk'imwe, bavuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma yiciwe mu mirwano, nubwo nyuma yaje kwigaragaza ndetse agira n'icyo bitangazaho, avuga ati ntabwo mwebwe mufite ubushobozi bwo kunyica, kunyivugana, nta n'ikintu na gito mushobora kuba mwankoraho. ngira ngo abakurikiye ayo makuru y'imirwano yaberaga Irubero barabyumvise ibyo Liyetona Koloneli Wiringoma yatangaje, ndetse yanahamirije bimwe mu binyamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda, aho yavugaga ko igisirikare cya FARDC gikunze gutangaza ibihuha nk'ibi ngibi kigamije kuyobya abantu no kuyobya uburari. Rero igisirikare gishobora gutangaza ibyo kugira ngo kigaragaze ko gifite imbaraga, amahanga kibone neza, niyo byaza kugaragara ko ari ikinyoma nyuma, ariko babanje kugaragaza nibura ako kantu, ndetse no guhabya niba ariko navuga uwo bahanganye cyangwa se uwo bita umwanzi wabo. Niyo mpamvu rero ushobora kumva igisirikare runaka cyatangaje amakuru nk'ayo ngayo, nyamara nyuma bikaza no kugaragara rimwe na rimwe yuko atari byo, cyangwa se bikaba byaba nabyo. Ariko niyo mpamvu yo kwihutira gutangaza inkuru ngiyo y'akababaro kuko baba bahanganye, kuko ntabwo kwihutira gutangaza inkuru nk'iyo ngiyo byakakirwa neza n'abasirikare, abari mu mabata atandukanye, defense, amakompanyi. Ibyo byose ni ibyo navuze bishobora gutuma abasirikare bagira ihungabana, bikaba bishobora gutuma batarwana neza uko bikwiye. Niyo mpamvu rero batihutira gutangaza amakuru nk'ayo ngayo, kandi kwaba ari uguha urwaho cyangwa se gushyigikira uwo bahanganye, bihutiye kuyitangaza nk'uko nawe yihuse gutangaza inkuru nk'iyo ngiyo igaragaza ko hari umusirikare mukuru bishe mu mirwano, cyangwa se hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ubwo nyine harimo kuba hari umusirikare wishwe w'umwofisiye, ashobora kuba ari majoro, ashobora kuba ari koroneli, ashobora kuba ari liyetona n'abandi batandukanye bafite amapeti yo hejuru, cyangwa hari igikoresho kidasanzwe cyafatiwe mu mirwano. nabo ntabwo bihutira gutangaza amakuru nk'ayo, ni igifaru cyacu cyafashwe, indege yacu yarashwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero babanza kwitonda gato. Byagiye bigaragara cyane mu ruhande rwa FARDC, niho nkunze gutanga imbere kuko nibo bakunze gutakaza abasirikare benshi muri iyi mirwano bahanganyemo niyo twirwanaho na M23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo mu minsi ishize mwarabyumvise, Generali Peter Chirimwami-Nkuba wayoboraga Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwa gisirikare washyizweho ngo mu byitwa etat de siège cyangwa se ngo ibihe bidasanzwe. Twarabizi ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Ituri na Kivu y'Amajyepfo biyoborwa n'abasirikare ngo ni mu rwego rwo kugira ngo hagaruke umutekano, kubera ko ari igice cyazahajwe n'umutekano, nubwo abaturage hariya bavuze ko ahubwo kuva bahageze ibintu byarushijeho kuzamba cyane. Aha rero Generali Peter Chirimwami amaze kwicwa, ntabwo amakuru yigeze ahita atangazwa ku kanya, cyakora cyo hashize iminsi nka bukeye bwaho Kongo n'igisirikare cya FARDC batangaje yuko uyu Generali Chirimwami yishwe, ariko yishwe yabanje kujyanwa mu bitaro i Kinshasa. Yari yakomeretse ariko biza kurangira yishwe. Urumva bagiye bahindukiriza inkuru kugira ngo badaca intege abasirikare cyangwa se batakirwa nabi n'abaturage muri rusange. Warabyumvise nanone Generali Omega, uyu wo muri FDL wayoboraga ngo CRAP cyangwa se umutwe wa gisirikare wa FDL Foka. Hanyuma rero uyu nguyu yarishwe hariya muri Nyiragongo, hashira iminsi rwose nta makuru aratangazwa n'urwo ruhande, nubwo nyine bo FARDC terura yuko bari kumwe, ariko bari mu ruhande rumwe rurwana na M23. Yarishwe rero, amakuru yatangajwe hashize nk'icyumweru cyose. Ibi byose bigaragaza yuko uruhande rwatakaje umuntu muri bo bita ukomeye, badapfa kwihutira gutangaza inkuru nk'iyo ngiyo. Navuga ko rero babanza kwitonda kugira ngo bitakirwa nabi, kugira ngo abantu bagende babifata buhoro buhoro, babyumva buhoro buhoro, bize kujya hagaragara mu buryo buri officiel, ariko abantu babanje kugenda babyegereza umutima cyangwa se babasha kuba babyumva. Mu ncamake, nk'abantu bakiri bato batazi amateka menshi ku mutwe wa Twirwaneho, ni iki wababwira? Yego, ngira ngo turaza kubashakira amakuru yihariye cyangwa se amateka ku mutwe wa Twirwaneho, ariko iyi Twirwaneho nk'uko nabikomojeho mu myaka ya za 1995 na 1996 na 1998 ubwo ibintu byari bishyushye cyane, nibwo bishyushye no kuvuga abanyamurenge n'abo mu bwoko bw'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru bicwa
Kivu y'Amajyepfo n'ubwoko bw'Abanyamulenge bicwa mu buryo bukomeye cyane bukabije, ndetse ni nabwo muri iyo myaka abantu batangiye guhunga cyane, bagiye babikurikira mu Rwanda. U Rwanda rwagiye rwakira impunzi nyinshi cyane, kuko impunzi nyinshi harimo n'izimaze imyaka 27 n'umunani n'itandatu, ni muri iyo myaka bagendaga bahunga. Aho rero nibwo uyu mutwe wagiye wiyubaka buhoro buhoro. Kuva muri iyo myaka bari abantu bake cyane, amakuru avuga ko abasirikare ba nyabo batari bageze no mu ijana uyu mutwe utangira, batangira gukoresha intwaro nkeya bari bafite, bagenda biyungwaho n'abaturage badafite n'intwaro kugira ngo bakomeze kwirwanaho, nk'uko babitangazaga, badakomeza gutega amajosi ngo bicwe n'andi moko batejwe na guverinoma ya Kongo. Andi moko hariya muri Sud Kivu, twavuga Abafurero, Ababembe n'andi moko agiye atandukanye, aho bagendaga bibasirwa mu buryo bukomeye cyane. Umuntu yajya ku murima kugira ngo atahe bikaba ikibazo, akicirwayo. Umuntu yajya kuragira inka akicirwayo. Umuntu yajya ku isoko ntataha amahoro. Hashyirwaho amabariyeri abakumira, hashyirwaho amabariyeri abasoresha, kugira ngo umunyamurenge atambuke mu masaha cyane cyane y'umugoroba za saa 12 byagiye biba mu myaka ya za 2002. Umuntu ntapfe gutaha amahoro, cyangwa se wabuze umusoro bakagufata nk'ingwate, byaba na ngombwa bakakwica, abandi bagafatwa ku ngufu. Mwagiye mubibona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye uburyo bagiye batanga ubuhamya. Aho rero niho twirwanaho hagiye ishyira imbaraga mu kuba yakishyira hamwe kugira ngo bakomeze kugenda birwanaho nk'uko babivuga. Rero twirwanaho mu mateka yabo, bakaba baravuze yuko bataje ari umutwe ugamije gufata ibice, atari umutwe ugamije gufata ubutegetsi ngo uyobore, atari umutwe ugamije ikindi icyo ari cyo cyose usibye kurwana ku burenganzira bwabo, kurwana ku buzima, ngo barebe ko batakomeza kwicwa nk'uko bikomeza gukorwa hariya mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'intara Kivu, ndetse n'intara Ituri cyane cyane niho ubu bwicanyi bwakomeje kugenda buvugwa. Ubwo nabo bwoko bw'Abanyamulenge, Abahema, no muri rusange abo mu bwoko bw'Abatutsi nk'uko tubona uyu munsi. Rero twirwanaho ni umutwe wagiye ugira amateka. Icyo gihe kuva ugiye wiyubaka gutyo, ni nako wagiye uhangana n'ibitero bituruka mu ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. nk'uko nabivuze, bagiye bafatanya n'imitwe igiye itandukanye, harimo hari za CNRD zishamikiye kuri FDLR, na FDLR ubwayo nayo yaje kugira hijyayo, kuko FDLR bagiye baba mu bice byo muri Sud Kivu, za Baraka, za Hewabora, mu ishyamba rya Hewabora, za Kamanyora, ni ahantu bagiye baba cyane, ndetse no mu bice byegereye aho ngaho Umurenge nyine, mu gice cyiganjemo ubwoko bw'Abanyamulenge. Aho rero bagiye barwana n'ibitero bitandukanye kugeza ubwo uyu munsi n'ubu turi kuvuga yuko Colonel Makanika yaba yishwe cyangwa yarashweho cyangwa yaba yakomeretse. N'ubu ngubu bari bamaze iminsi bari mu mirwano itoroshye cyane, aho yari amaze iminsi azengereza igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Nagiye mvuga amakuru akavuga ko muri iki cyumweru gishize twasoje, abasirikare baba bagera muri 40 bo ku ruhande rwa FARDC baba bariciwe muri ibyo bitero, cyane cyane biganjemo Abarundi na za Mayimayi. Mayimayi ni ukuvuga Mayimayi Burezi Bushanduke, Mayimayi ya Kutumba, ndetse amakuru avuga ko hari na za Wazalendo zavuye muri Kivu y'Amajyaruguru nazo zagiye kurwanirayo zifatanyije na FARDC. Bakaba rero nyuma y'uko yo gutsindwa na M23 muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se kwitirwayo, cyane cyane amakuru avuga ko baje kwihimura kuri twirwaneho, ariko nayo ikaba ari maze iminsi itaboroheye. Niyo makuru make navuga kuri twirwaneho, ariko wenda twaza gushaka amateka yihariye arambuye kugira ngo tugende tuyabagezaho muri rusange. Tugushimire cyane. Murakoze cyane. Turaza kubabwira ibi byaba bigezweho mu kanya kari imbere kugendanye n'imirwano, ndetse niba na ngombwa tunyarukire muri politiki na diplomasi, turebe uko ibintu bihagaze. Imana ikomeze kubitaho cyane abakurikiye Intsinzi TV.